abana bacu, bayobozi mu byubahiro byanyu bitandukanye, bafatanyabikorwa bacu, dear esteemed partners, mugira amahoro. Murakoze. Mu minsi ishize twari muri iyi ntara turi kumwe n'inshuti z'u Rwanda mu gikorwa giteza imbere ubukerarugendo, twongeye guhuzwa n'abana bacu twizihiza kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa no guhemba inkubito z'icyeza. Ariko rero uko umuntu ageze muri iyi ntara, urugwiro rw'abayituye rutuma asusuruka. Yemwe nimbe yemwe nimbeho nta nunayumva. Murabona ukuntu twese twambaye, nukubera ukuntu mususurutsa iyi ntara. Uyu munsi rero u Rwanda rwifatanije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa ku nshuro ya 10. Kuba harabayeho umunsi wihariye ku mwana w'umukobwa ntabwo ari ukwirengagiza umwana w'umuhungu, ahubwo ni umwanya wo gusuzuma intambwe tumaze gutera no kugaruka ku mbogamizi zikigaragara zibangamira umukobwa mu rugendo rumwe na musaza we. Kubera ibihe byo guhangana n'icyorezo cya coronavirus, ntitwabashije guhemba abana b'abakobwa batsinze neza ibizamini bisoza ibyiciro by'amashuri abanza, icyiciro rusange n'amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri 2021. Twaje rero kubyizihiza uyu munsi. Mumfashe dushimire izi nkubito z'icyeza zacu. Bavandimwe, babyeyi, bayobozi, namwe bafatanyabikorwa bacu, mu mbuto twifuje kumenya icyo abakobwa bato muri twe babona kuri uyu munsi. Twaganiriye nabo batubwira byinshi mu byo bifuza kubasangiza. Batubwiye ko uyu munsi ku bwabo ubibutsa ingufu bifitemo n'imihigo bageraho buri munsi, by'umwihariko bagatekereza inzira ibaganisha ku kuba umunyarwandakazi uhamye kandi ushoboye. Barongera batubwira ko kuri bo babona ko ari ab'agaciro mu miryango yacu kandi ko n'ingorane bahura nazo zitugaragarira twese. Barongera batubwira ko kuba dufata uyu mwanya tugafatanya nabo gutekereza ku iterambere ryabo babiha agaciro kanini. Ni umwanya kandi ubibutsa ko badakwiye kureba hafi, ahubwo inzozi zabo zigomba kwaguka zikagera kure. Bana bacu rero, ibyo mutekereza kuri uyu munsi nibyo ababyeyi, imiryango yanyu n'igihugu cyacu tubifuzaho. Uyu munsi kandi turizihiza inkubito z'icyeza. Aba ni abana b'abakobwa nk'uko babivuze batsinze neza mu myaka 2 ishize, tutabashije kwizihiza kubera ibihe by'icyorezo twari duhanganye nabyo. Inkubito z'icyeza ni izina umuryango Imbuto Foundation wahaye abana b'abakobwa, nyamara buri wese ashobora kuba inkubito y'icyeza n'ishema ry'abakobwa. Bakobwa bacu, kuba inkubito z'icyeza ni ishema ry'abakobwa, aribo twita the best performing girls. Ni ikimenyetso cy'intsinzi n'ubushobozi mwifitemo,
ni ishema kuri mwe ubwanyu, barumuna n'abakuru banyu, ababyeyi n'abarezi banyu. Ni igihango cyo kutatezuka ku ntego yo kugera kure no gukomeza kuba intangarugero haba ku ishuri ndetse no mu miryango yanyu. Mu Cyongereza bagira bati shoot for the moon. Even if you miss it, you will land among the stars. Ngenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko uzatera intambwe yawe ugamije kugera kure, niyo hagira ikigukoma imbere ntuhagire, uzaba utakiri aho wahereye. Mujye mubitekereza iteka. Babyeyi, bavandimwe, bayobozi namwe bafatanyabikorwa, mu guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa hari intambwe imaze guterwa nubwo tugifite urugendo. Igihugu cyacu cyahaye abana bose amahirwe angana yo kwiga. Abakobwa bashishikarijwe kandi bitabira kwiga amashuri y'ubumenyi, ikoranabuhanga n'amashuri y'ubumenyi ngiro. Icyumba cy'umukobwa mu mashuri, serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu bigo nderabuzima n'iby'urubyiruko bifasha abana bose kugira amakuru ku buzima bwabo no kubona serivisi zibanogeye. Abana b'abakobwa bacu bahabwa urukingo rubarinda kanseri y'inkondo y'umura. Bana bacu, babyeyi, bavandimwe, bayobozi namwe bafatanyabikorwa, nubwo hari intera yagezweho hari ibyo dukwiye kongeramo ingufu. Abahungu n'abakobwa bagana ishuri koko, ariko wareba ikigero cy'abatsinze ku manota ari hejuru, umubare w'abakobwa ukagabanuka. Imyaka baba bagezemo igira impinduka nyinshi mu mikurire n'imitekerereze ku bana bose. Habaho byinshi bibarangaza kimwe, ariko ku bakobwa bikagira umwihariko. Muri iyi minsi kandi tubona ibibazo bamwe muri mwe bahura nabyo bijyanye n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ngira ngo rya torero ryabitugaragarije mu ndirimbo zabo. Numvise kandi ko bigira n'amazina adasanzwe. Nagira ngo mbasabe muzatwigire uburyo mwakoresha bwo kunezerwa budakoresheje ibyo biyobyabwenge n'inzoga cyangwa kwishora mu ngeso mbi. Ikindi kibazo kibangamiye cyane abana b'abakobwa ni ihohoterwa ribakorerwa bakabyara bakiri bato nabo bakeneye kurerwa. Nubwo imibare itwereka ko mu myaka 5 ishize twavuye ku bana 7 n'ibice ijana, ubu tukaba tugeze kuri 5%. Aba n'abana bacu bagihoterwa si umubare gusa. Dukora iki rero? Kuki ibibazo bidakemuka? Abashakashatsi bagaragaza ko iyo ushaka kurera no kugira abantu bafite umutima muntu, ari byo umuntu bita compassion, ubitangira iyo abana bakiri bato bafite imyaka iri munsi y'6. Aho wenda ntihari aho twarangaye bigatuma hari ababuze ubumuntu. Kuko guhotera umuntu by'umwihariko umwana, ntekereza ko haba habuze ubumuntu. Babyeyi, bavandimwe, munyemerere uyu munsi ngira icyo nisabira ababyeyi b'abagabo ndetse n'abahungu ndunga mu bambanjirije. Ubushakashatsi buragaragaza ko iyo ababyeyi b'abagabo bagize uruhare mu kurera abana, cyane cyane abangavu, bigira umusaruro mwiza. Ababyeyi b'abagabo muri hano n'abadukuriye, mwari muzi ko mufite uruhare rukomeye mu mikurire y'abana banyu, mu gihagararo, mu mitekerereze no mu buzima bwabo bw'imyororokere. Nimwe shusho ya mbere umwana w'umukobwa abona mu mugabo nyawe. Iyo abonyemo urwo rugero rwiza bimufasha kumenya no guhitamo neza. Iyo ari mwe mubabwiye amayeri n'imyitwarire mibi y'abashuka, babyumva neza kurushaho. Mwabonye muri babahanzi, cyane cyane ko mba mufite n'ingero zifatika.
kuganira nabo no kubatega amatwi bibubakamo imbaraga zidasanzwe. Uruhare rwanyu rufatika si ukubaha amafaranga, umurima n'ibindi. Ibi bigira ingaruka ku bana bose, noneho ku mwana w'umukobwa bikarushaho iyo agize ibyago byo guhura n'umugabo ushobora gukoresha ubwo bubasha agamije kumugirira nabi. Nagira ngo rero mbasabe mudufashe uruhare rwanyu rugaragare, kandi turabizeye kuko tuzi ko nta cyabananira nk'abagabo. Nanjye avuga ngo nta cyananira abagabo, ariko ngira ngo bivugitse neza, tuvuze ko nta cyabananira nk'abagabo. Mu mwaka wa 2020 twizihiza uyu munsi twemeranije gushaka ingamba zidasanzwe zo guhangana n'iki kibazo cy'abangavu baterwa inda. Ndongera gusaba ko twakomeza gushaka umuti urambye kandi ureba imfuruka zose z'iki kibazo. Munyemerere ngaruke by'umwihariko ku bana b'abangavu bahohotewe. Bana bacu nagira ngo mbabwire ngo muhumure, tuzakomeza kubaba hafi no kubarengera. Nubwo tuzi ko bigoye, ntimuzatinye no kugaragaza amarangamutima yanyu nuko mwiyumva kugira ngo muhabwe ubufasha aho bukenewe. Abiyemeje gukomeza amasomo tubifurije intsinzi. Abatarabasha kwiyakira no kwiyubaka, namwe tuzakomeza kubaba hafi. To the partners, as I conclude my remarks, allow me to express my sincere appreciation for your commitment. Our partnership has been deeply enriching and invaluable in our support of healthy families. I'm eager to see what the future holds for our collaboration and look forward to more years of empowering our cherished communities. Sinasoza ntabwiye abana bose, abakobwa n'abahungu, ko tubazirikana. Ubuzima bwiza bwanyu ni intego yacu kandi ikaba ni yanyu. Mbifurije kugira umunsi mwiza w'umwana umukobwa. Mugire amahoro.